Banyarwanda mwese, iyi ni inkuru ibareba by'umwihariko. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA iramenyesha amakuru meza cyane ajyanye n'igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga. Ariko nanone iyi video ikaba ireba buri munyarwanda wese, waba uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ukaba ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, nawe iri tangazo rirakureba kuko nawe iyi serivisi irakureba. By'umwihariko ikaba ireba abanyakigali cyane cyane cyangwa se abatuye mu ntara ya Kigali, ubwo ndavuga mu turere nka Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro, kuko iyi serivisi niho izatangira nubwo imaze iminsi mike itangira. Ariko nanone leta igaragaza ko nyine hari abaturage batarasobanukirwa iyi serivisi ko yamaje gutangira. Ari no mpamvu yongeye gutangaza iri tangazo ibamenyesha cyangwa se ibibutsa ko iyi serivisi yongeye gutangira yo guhinduza irangamuntu z'ikoranabuhanga. Kuko rero iyi mirenge nyine yo muri tuno turere mvuze mu ntara ya Kigali, ubwo Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge, imirenge yaho nkeka ko ubu ngubu serivisi yoho bari kugenda bayikora. Ariko nanone baranatwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye, kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi, uzabashe kugenda nyine ku murenge uzi byinshi cyane n'ibyo ugomba kugenda witwaje, kuko hari abantu bari kugenda b'abaturage mu by'ukuri bagenda ku murenge nyine ukabona ko hari ibintu batari kujyana byubahirije, kandi leta yamaje gutanga itangazo, ariko ukabona ko hari abaturage bari kugenda nta byangombwa leta yatangaje bagomba kugenda mu by'ukuri bajyanye. Ari no mpamvu yo gusabye kugira ngo nubwo wumvishe tuvuze ngo mu ntara ya Kigali cyangwa se tutunure two mu ntara ya Kigali, ariko nawe uri mu ntara mu tundi turere tugiye dutandukanye, nawe iyi video irakureba kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibintu ugomba kuzagenda witwaje ku murenge, ubwo namwe ino serivisi izaba yabagezeho. Nkuko nemaje kubibakomozaho, reka turebe rero iri tangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza, tunarebe n'ibikorwa cyangwa se ibisabwa kugira ngo iyi serivisi ibashe kugenda neza, ibyo umuturage agenewe kugira ngo abashe gutanga serivisi neza, cyangwa se ibyo leta imugomba kugira ngo iyi serivisi izabashe kugenda neza, nta muturage ucikanwe n'iyi serivisi cyangwa se nyine usiganwe n'iyi serivisi y'indangamuntu koranabuhanga. Ngira ngo murabizi byagiye bigaragara kugira ngo ino systeme ibashe kuba leta yayizanaho, kuko murabizi ko igihugu kiri ku muvuduko w'iterambere uri hejuru cyane, kuko bigaragara ko nyine u Rwanda mu iterambere ryirukanka cyane. Ari no mpamvu rero leta y'u Rwanda yashizeho iyi gahunda yo kuzana indangamuntu koranabuhanga ibinyujije nyine mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA. Yaravuze ati ngo reka izane irangamuntu koranabuhanga, aho umuntu azajya agenda nta rangamuntu afite mu maboko, nk'uko byaba bisanzwe bimenyerewe ko umuntu agendana irangamuntu mu mufuka cyangwa se akaba yifite nyine no mu ikofa. Ariko nanone kugeza kuri ubu ngubu rero leta yabonye ko ari ikibazo nyine kigenda kibangama, kuko hari igihe rimwe na rimwe wagendaga nko ku muhanda ukaba wanyaruka ukagenda nta rangamuntu ufite, washikayo ugasanga hariyo nk'abapolisi bakakubaza irangamuntu ariko ukabura irangamuntu kuko wayisize nko mu rugo. Ari ikibazo gikomeye cyane kandi kinabangamira mu abaturage, kuko ari n'igihe wagenda nko ku muhanda gatoya nyine mu byo nk'uko nemaje kubibabwira, bakaba baragufasha bakubajije irangamuntu ukayibura. Cyane cyane byanagiye binagaragara ko hari abaturage bagiye bata irangamuntu, kuko murabizi ko izi rangamuntu bari kugenda basimbuza. Murabizi ko twafataga zasohokaga ari nk'irangamuntu 3, ariko nanone umuturage akaba agenewe indangamuntu 2. Ariko nanone kuri ubu ngubu rero nuko wafataga irangamuntu imwe wamara kuyica, wafata iya kabiri nabwo wajya kuyitora nyine ku kabindi, ukabona ko nyine ari ibintu leta yagendaga ibona ko ari ibintu bigenda bigora abaturage cyane cyane, kuko iyo wataga nk'irangamuntu serivisi cyangwa se ahantu hose wagendaga uca mu by'ukuri kugira ngo ubashe kuba wabona indi rangamuntu, bigaragara ko nyine hari igihe byagendaga mu by'ukuri abaturage nyine ugenda ubona ko bigenda nyine bibagora cyane cyane. Hariko navuga ko hari n'abantu babaga hari n'abaturage bagenda batishoboye, ariko yata nk'irangamuntu ugasanga kuzatuma izindi rangamuntu biramugora cyane, bitewe nuko cyangwa se navuga ko nk'abantu bashaje bari mu za bukuru, nk'iyo yataga nk'irangamuntu ugasanga biri kumugora cyane, bitewe nuko nta mbaraga afite yo kuba yashakisha ikindi cyangwa gisimbura irangamuntu. Rero ibyo byose nibyo leta yagiye igaragaraho cyangwa se ireba, ikabona ko ari ibintu bigenda bigora abaturage kandi binabakomereye cyane cyane, aho wasangaga umuntu ashobora nko kuva mu ntara yawe navuga nko mu karere ka Rusizi agiye nk'i Kigali kurebayo indi rangamuntu isimbuza, ugasanga nyine biri kumugora cyane. Mu by'ukuri ugasanga amatike ari gutanga bitewe na serivisi ari kugenda yirukamo, nk'urugero leta nyine yagiye itanga zifatika, wasangaga nk'ari nk'abantu bari mu ngero za bukuru, ariko nanone ukabona ko nta mbaraga bafite yo kuba bakirukanga ku bijyanye n'ibi bikorwa by'indangamuntu. Ari no mpamvu rero leta yashizeho ingamba iravuga ati ngo reka dushireho irangamuntu koranabuhanga, aho umuturage azajya agenda mu nzira nta rangamuntu afite, ahubwo afite kode azajya agenda agashira ahantu agatanga, cyangwa se baba bamusabye nk'irangamuntu agatanga ako gakode ke kugira ngo bahite bamubona muri systeme, kugira ngo bijye binoroha cyane cyane nko kubijyanye nko kwivuza. Ngira ngo kubijyanye no kwivuza muragenda mukarambika irangamuntu ku ntuze ku bitaro, ariko nanone iyo serivisi rero ijyanye n'ikoranabuhanga y'irangamuntu ni serivisi ize korohereza uburyo bwa leta ndetse ku baturage ikabafasha kubijyanye na serivisi
serivisi basanzwe bahabwa, ndetse na leta nayo bikayifasha gutanga serivisi neza cyane mu by'ukuri biyihutiye, kuko ntabwo bizajya bigorana. Leta yamaje kubireba ko ibona ko ari serivisi nziza cyane izajya ifasha leta igafasha n'abaturage. Ariko nanone nk'uko nari maje kubibabwira tutizigiye mu magambo, nari maje kubabwira ko muri video muri buze kumenyeramo byinshi cyane mu byo muzagenda mwitwaje ku mirenge kugira ngo bazabashe kubaha serivisi neza cyane, kuko hari abaturage bari kugenda bagenda ku murenge ariko ukabona ko hari ibikoresho batari kujyana, kandi leta yarabibasabye ikababwira ko bagomba kugenda bitwaje ibi bintu runaka kugira ngo serivisi izagere neza. Ariko nubwo hari harimo bamwe bari kugenda batajyanye ibyo byangombwa leta yagiye ibasaba kugira ngo serivisi bashe kugenda neza. Niyo mpamvu ugiye kumenya byinshi cyane muri iyi video kugira ngo ubashe kumenya nyine ibyo ugomba kugenda witwaje ku murenge. Ariko nanone nimba uri kubona rugambageze kuri iyi channel yacu Icyerekezo TV, kanda subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, kandi amakuru meza cyane ayagenda abageraho. Rero nk'ibyo nari maje kubibabwira, rero ibyo bisabwa nta bindi rero ku baturage bose cyangwa se ku banyarwanda muri gukoresha iyi serivisi, by'umwihariko abari mu ntara ya Kigali, kuko nibo iyi serivisi nyine yatangira mu mirenge iyo mu ntara ya Kigali niho ziri kugenda itangirwa. Mu by'ukuri nk'uko nari maje kubibabwira, reka mbabwire iby'ingenzi by'ibanze mugomba kugenda mwitwaje ku mirenge kugira ngo ino serivisi izagende neza. Icyambere nta kindi, ugomba kugenda witwaje indangamuntu isanzwe. Nababwira ko nyine irangamuntu wari usanzwe ufite ugomba kuyijyana ku murenge ukagenda uyitwaje. Icya kabiri nanone ugomba kugenda witwaje, wanamenyaho no kugenda witwaje nimero y'ababyeyi bawe mu gihe bafite irangamuntu, ugomba kugenda witwaje izo nimero zabo kugira ngo serivisi nawe izabashe kugenda neza. Icya gatatu nanone wamenya ugomba kugenda witwaje, ni ukugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye mu gihe umufite. Ariko nanone mu gihe utamufite nanone ntago bikubuje cyangwa se ntago bikwiye ko ugomba kugenda ujyanye nyine ibyo ufite nibyo uzagenda witwaje. Mu gihe udafite uwo mwashakanye rero ugomba kugira nta kibazo, serivisi bazayiguma. Icya kane rero ugomba kumenya no kugenda witwaje nimero y'umuranga cyangwa se application number nyine igaragaza nyine ko wari ufite irangamuntu. Iyo ibyo ugomba kugenda mwitwaje mu by'ukuri nyine bigaragaza ko nyine muri abanyarwanda. Ari no mpamvu rero leta ikomeza kugenda ibashishikariza kubikora neza cyane, kandi mukabikora mu murongo, mukabikora mu buryo buzima kugira ngo serivisi ikomeze kugenda itangwa neza. Cyitonderwa rero ku bantu bari guhabwa ino serivisi nuko abana bari munsi y'imyaka 16 bagomba kugenda bari kumwe n'ababyeyi babo cyangwa se ubahagarariye. Ariko nanone irangamuntu koranabuhanga nayo ikazajya ihabwa umwana wese ubyifuza, kuko irangamuntu izajya inahabwa umwana ukimara kuvuka kwa muganga, bitarindiriye kugira ngo abanza kure cyangwa se ageze imyaka uko yafata irangamuntu. Irangamuntu rero izajya inahabwa n'umwana muto cyane, kuko iyi serivisi nawe hari aho azagenda akenerera irangamuntu kugira ngo bibashe kugera neza. Rero ku bindi bisobanuro mwahamagara 3500 ku bantu mukeneye kwifuza kuba mwasobanuza neza cyangwa se ku bantu mutasobanukiwe neza, mwabahamagara kuri 3500 kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi. Mu by'ukuri mwabahamagara kuri iyo mibare nayo imaje kubabwira 3500. Banyarwanda rero aya nama y'ibyo twagiriwe n'igihugu cyacu, ntuzasigare inyuma mu kubona iyi system cyangwa se iyi serivisi y'indangamuntu y'ikoranabuhanga izajya igenda igufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi mu kubona serivisi bitakugoye kandi bikoroheye. Ariko nanone abatuye mu mujyi wa Kigali, mu turere bwa Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo, mwese murasabwa kwihutirwa kugenda ku mirenge ibegereye cyangwa se ku mirenge yanyu kugira ngo mubashe guhabwa iyi serivisi, bibashe no kugira neza nk'uko ibisabwa byose kugira ngo bigende neza mwamaje kubyumva n'ibyo mugomba kugenda mwitwaje. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 3500. Iri ryari itangazo leta y'u Rwanda yari yatangaje rireba abaturage cyangwa se abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se bari hanze y'igihugu. Ariko nanone ukaba ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda, nawe iri tangazo ryakurebaga. Ni itangazo leta y'u Rwanda yari yatangaje ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA. Ndabashimiye twabanye rero kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse unasharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kubona aya makuru meza cyane leta iba yagiye ibategura cyangwa se iri tangazo ritateguye kugira ngo nabashe gusobanukirwa byinshi muri iyi video. Ariko nimba uri kubona ubwa mbere kuri channel yacu y'Icyerekezo TV, kanda subscribe ndetse unakande kuri iyo nzogera ufungure notification kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe, kugira ngo ujye ukomeza no kubona na video tugenda tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Ni Icyerekezo TV, turakunda cyane. Iryo ryari tangazo rya leta y'u Rwanda.